Fanya Kazi TV, we are the solution. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Kuri ubu tugiye kureba uko wakwigurira ATU cyangwa se ATU cyangwa se coin ya ATU, wowe ukabyikorera mu buryo kandi bworoshye cyane. Mbere ya byose nagira ngo maze nkubwire ko iyi video ikozwe ni mu kwezi kwa 10 mu matariki agana 11 na 12, bishatse kuvuga ko iyi ATU tugiye kugura iri ku giciro gito cyane, igiciro cyo hasi, aho Core Team yatanze amahirwe ku bantu bose bifuza gutunga ATU bigishoboka. Rero niba uzabona iyi video nyuma y'iki gihe nkubwiye ugasanga arazamutse, wajya ugura ukabona ntabwo uhuje na ATU watekerezaga, ntabwo impamvu ari nge cyangwa se ikibazo ari nge, ahubwo nuko iyi video nyikoze mu gihe ATU iri kugura 0.00 n'indi mibare ikomeza inyuma. Nawe rero aya mahirwe ntagucike niba ushaka kuzaba umwe mu bantu bazagira ubuzima bwiza cyangwa se bazatunga coin igize bamaze kuzamuka mu gaciro. Hano turakoresha OKX kugira ngo bibashe kutworohera. Niba kandi waba udafite iyi exchange ya OKX, mfite video nakoze, ujye kuri iyi channel uyirebe maze ibashe kugufasha kumenya uko washyira OKX muri smartphone yawe. Okay, twagiye nk'ibisanzwe ugomba kuba nyine ufite OKX, hanyuma ikindi ko ufite network nziza yihuta kugira ngo ibyo ukora bize kugenda fresh cyane. Reka twinjire muri OKX, hanyuma murabona ko ubu ngubu mfite USD 1.38 kandi byibuze kugira ngo uze kubasha gukora swapping ya USD muri BNB n'urugero biragusaba byibuze kuba ufiteho ama USD 10. Reka tubanze noneho tuyagure. Hari uburyo butandukanye ushobora kuyadepozinga cyangwa se kuyashyiraho yakuye mu yindi exchange cyangwa se ukayagura. Twereka tugureka dukoreshe P2P trading. Minimum murabona ko ari uguhera byibuze kugura uhereye ku mafaranga 10,000. Wenda reka tuvuge tuti ese mu 10,000 nabonamo ATU zingahe, reka twigurire 10,000. Hano kuri quantity ushobora kuvuga ati wenda ndashaka USDT 10 n'urugero, ugatureba ayo bigusaba cyangwa se ukavuga ati ngiye kugura USDT z'10,000. Reka turebe. Okay, reka duhere kuri uyu nguyu, ndabona nawe ibiciro ntacyo bitwaye cyane. Reka twigurire USDT 10 zingana n'ibihumbi 15,155. Hanyuma turakora buy USDT with zero fee. Anga batubwiye ko tumaze gutanga order, hanyuma tugiye kujya kuri payment details kugira ngo tubashe kubona nimero yiwe. Amazina ni Oswald Habiyaremye, nimero ye ni yingi, tugiye kwikopia tuzirikana ko tugiye kumwishyura ibihumbi 15,155. Dute tuza kuri Momo dushyiremo nimero yiwe, dushyiremo bya 15,155. Amazina turabona ko ni ya yandi ya Oswald Habiyaremye, dushyiremo password twohereze. Hanyuma iyo umaze kwishyura uhita ufata screenshot ya Momo yawe kugira ngo umuhe proof yuko wishyuye. Turifata screenshot, tugaruke inyuma tujye kuri I have paid. Hano urinjiramo ushyiremo ya screenshot yawe, then confirming. Cyo turi bukore no gutegereza umwanya muto cyane bitewe n'igihe afata yishyura cyangwa se amara ajya kuverifya ko yishyuwe. Hanyuma mu minota mike turaza kubona USDT zacu tumaze kugura z'agaciro k'ibihumbi 15,155. Voir ikigaragara uwo twaguriye amaze kwemeza ko yamaze kubona amafaranga. Mu kanya gato turita tubona USDT zacu. Bam, murabona ko ubu ngubu duse tugira USDT 11 bitewe nuko twari dufite 1.38. Nkuko mubibona hano turi muri exchange. Ikiro bidusaba nuko tujya muri web 3 niho tuza kugurira za ATU, ariko nanone biradusaba ko muri web 3 tugira coin tujyanayo. Nge uburyo nge mbikora rero, wenda abandi bashobora kuba bafite kundi babigenza, nge ndabanza nka swappinga. Bivuga ngo ngiye guswappinga mve kuri USDT nshyire muri BNB. Ndakanda no kuri asset, hanyuma nkande kuri USDT, njyanga kuri convert. Ubu ngiye kuva kuri USDT njya muri BNB. Nshakanda kuri max zose zize ni 10. Etanyereka ko ndi buboneho 0.008 rimwe gukomeza. Ubu tugiye gukora convert. Ibi byo ntabwo bitinda, ni nk'umurabyo. Hanyuma no tugiye gufata izi BNB tumaze guhindura tuzijyane he, tuzohereze muri Web3. Niba kandi utazi Web3 icyo ari cyo, ari video twakoze ibasha kuba yagusobanurira ndetse n'itandukaniro rya Web 2 na Web 3. Hano icyo tugiye gukora withdraw. Ndakanda kuri withdraw, baramitishamo icyambere ngo transfer crypto to a wallet exchange cyangwa se OKX address, cyangwa koresha P2P. Ngenda koresha iya mbere kuko ngiye kohereza kuri wallet n'undi ya OKX. Ndakanze ndahitamo ibyo ngiye kohereza, hanyuma kubera ko ngiye mba narabihuje
nahuje wallet yanjye ya Web3 ndetse na OKX exchange. Ndakanda hano mitamo wallet yanjye nese wallet A nandi mazina kurikiraho. Barambwiye ngo ndebe neza niba ngiye kubikuza BNB kuri BNB Smart Chain Network kugira ngo ntaza guhura n'ikibazo cy'uko coin zanjye naza kuzitakaza. Iyo umaze kureba ko ari byo koko urasliding aka kantu, nahize nkakora next, hanyuma bakambaza umubare ushaka koherezaho. Ndakanda none kuri max, ndangiza nkande next, ndakora confirm. Ibi nabyo rwose ni nk'umurabyo. Hanyuma tugiye gusubira inyuma twigire he tujye no muri Web3. Nkuko mubibona murabona ko hanga hari zari zisanzwemo, ariko no kuri ubu ngubu tugiye kongeraho izindi. Ubwo tugiye guswapinga BNB tuzishyire muri ATU. Ndakanda no kuri BNB itenjya kuri swap. Ubu hangaha hejuru ni BNB, nuvuga ngo ngiye kuzikura muri BNB nzishyira he muri ATU. Ubwo ndakanda kuri USDT, niba ATU itaje hano hafi ndayandikamo ATU irasa. Nindangiza none nishaka nikorere max. Ahantu baba bambwiye ngo nzirikane ko nakabaye mfite BNB ingana na 0.01 kugira ngo iyi transaction ize kuba cyangwa se iyi swapping ize kubaho. Bivuze niyo mpamvu rero nakubwiye ngo biba byiza ushyizemo nyinshi kugira ngo utaza kuburirwa cyangwa se gukora swap bitaza kwanga. Guhera ku USDT 10-15 birakunda. Ndakora okay. Ubu noneho no kuvuga ngo muri za USDT 10 twasanze muri ya exchange zigiye kuduha ATU 4,885. Turakora swap via OKX. Ugiye gukora no guconfirming direct. Urebye ku mubare wa ATU nari mfite, ubu ngubu hiyongereyeho izindi. Murabyibona rero ko kuba twakora cyangwa se twakwigurira ATU birashoboka ku muntu wese ufite exchange ndetse ukoresheje Web3. Ushobora kwibaza utese noneho ATU ndaziguze, ndashaka kuzitransfera se muri Quantum Wallet, nabigenza gute? Gumana natwe rero urebe kuntu nawe tuza kubigenza. Niba twamaze kubona ATU zacu, turagaruka nga kuri home. Ko mibona dore umubare wa ATU mfite muri aka kanya, ndayikandaho nkore kuri send. Ninkora kuri send barambaza receiving address ni iyihe. Tugenda sokamo hano, nze njye kuri Quantum Wallet, ndashyiramo ya mibare 6, nze yanga kuri receive, barampa address yanjye, ndayikopia, hanyuma nyijyane muri OKX. Ndakanda kuri paste, hanyuma nkore confirm niba iyi address nyizeye ko ariyo. Barambaza umubare, reka nashyiraho nk'igihumbi na 500. Nkore confirm nanone, ngire fingerprint. Ubu deja ATU 1,500 zagiye. Ngayo nguko rero iki ni kibazo waba ufite umbaze muri comment section, hanyuma ndebe niba nacyo nagikoraho ubushakashatsi, hanyuma nzakuzanira igisubizo mu buryo bwihuse. Reka tubashimire gukomeza kubana natwe. Iyi ni Fanyakazi TV, nge ni Mr. Fanyakazi. Stay in touch. Fanyakazi TV, we are the solution.